ariko Imana ishimwe ko yahabaye. Ikindi kandi gitumye mpagarara hano nshima Imana, ndashima Imana mu gitondo mama pasiteri yashatse kuri telefone arambura, ndangije ngiye kureba nsanga yamuze, nsanga yanyandikiye mesaje ivuga ngo ndabona bigoranye cyane, narebye kuza biragoranye. Nawe urabyumva ukuntu byaba ari intambara idasanzwe cyangwa se ari ibindi twateguye igitaramo, abashyitsi ntibaze, abanyeshuri ariko tuzamura Imana icyuma. Murumva Imana itakoze ibikomeye, Imana yakoze ibikomeye, bityo mwana nzi turakukunda cyane, turakukunda cyane kuba mwaremeye kuza hano, ni ibintu bidasanzwe. Iriya ndirimbo twaririmbye ubuzima, pasiteri ari hano, nyuma yaho yarambwiye iriya ndirimbo tuzayikore neza tuyimuhereza ajya yumva kuko byaramunejeje cyane, ariko haciye iminsi mikeya aza kwitahira. Ariko nubwo yatashye ntabwo umuryango we wacitse. Imana nidufashe iriya ndirimbo tuzayitunganya tuyibahereze mujye muyumva kuko yifuje ko yajya ahora ayumva bitewe n'ubutumwa bwari burimo. Turabashimiye cyane, Imana ibamugisha, ndetse na delegasiyo yose mwazanye nayo. Reka dusabe na animatrice wacu n'umuyobozi hano wa disipurine, kuko abandi ntabwo babashe kuboneka, aza dufashe dushaka gutambutsa impano twateganyije mama pasiteri tukayimuha. Reka nsabe Janine atambukane iyo